umutimanama ukwiye kuruta diporome mubitsi wanyu, umutimanama ukwiye kuruta amashuri mwize uko bababwiye, ukwiye kuruta ababyeyi banyu bababwiye ko ibi bitavugwa ibi bivugwa. Umutimanama ukwiye kuba iya mbere mu gutuma abapfobya jenoside abayihakana bakoresheje itangazamakuru. Mwiriwe kandi muraho, by'umwihariko imiryango y'abanyamakuru bazize jenoside yakorewe abatutsi twibuka uyu munsi, navuga ngo nimukomere kandi muhitemo ubuzima nk'uko umuhanzi abitubwiye, muhobere ubuzima. Kubaho kwanyu nicyo kiguzi gikomeye cy'intsinzi y'abanyu bajyanye iyi ntimba Bonhomme yavugaga ndetse n'abandi twese tuzi. Turabashimira ko mukomeje kubaho kandi mukomeje kusa ikivi cy'imiryango yanyu. Uyu munsi urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura Rwanda Media Commission kimwe n'abandi banyamakuru, iyo turimo twibuka abanyamakuru bazize jenoside, tukibuka ndetse ntitwibagirwa iyo twibuka abayizize, nta nubwo twibagirwa abagize uruhare rugaragara rwumvikana kugira ngo ikoranwe ubukana nk'ubwo yakoranywe. Kuko uyu munsi dufite amazina azwi yari arimo abahanga bize, nk'uko twatangiye tubivuga mu kiganiro cyari cyahuje ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Ntabura no gushimira abayobozi b'ibinyamakuru ko dufite umutima uyu munsi wo kumvikanisha ko twaha abaturage, abanyarwanda n'abadukurikira inkuru nziza, ari nako uyu munsi icyo kiganiro cyatumaga bongera no kwibuka amateka, uruhare rw'itangazamakuru mu gihe jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga no mu ntangiriro zayo, nk'uko senateri yabivuze. Nyakubahwa minisita rero ukaba n'umushyitsi mukuru, banyakubahwa muteraniye aha, abanyamakuru twambaye ishusho ikomeye uyu munsi. Ntawe ushidikanya ko icyo abanyamakuru bavuze rimwe na rimwe cyatambutse kuri televiziyo, radiyo n'ahandi, abantu iyo bajya impaka avuga ati ni ukuri nanacyumvanye abanyamakuru. Iryo ni ijambo rero rikomeye, jyewe ubwanjye sinatinya kuvuga ko ntewe ipfunwe no kumva uwo abaturage bizeraga ko ari umunyakuri, ari buvuga ibyabaye kandi bikwiye, ari we wahamagariye abantu kwica abandi. Uyu munsi ngira ngo mugenzi wacu Peacemaker aduhaye uruhande ruto, ariko aba banyamakuru twibuka uyu munsi bagize ibyago biruta iby'abandi. Ndabivugira iki ko mvuga ngo bagize ibyago biruta iby'abandi? Mu by'ukuri nge Scovia, nciye mu isoko, nciye mu mujyi, nciye mu giturage cyangwa habaye ubukwe, benshi bazi ko ndi Scovia. Rimwe na rimwe hari n'abashaka kumenya ngo ndi mwene nde bagateranya ibyo byose. Mu banyamakuru uyu munsi twibuka rero bagize ibyago biruta iby'abandi, kuko aho yacaga hose uwo batazi isura, kwihisha byabaga bigoye. Abahungiye aho bihishe cyangwa ahandi baravugaga bati runaka ntaraza tujye kumushaka. Ibyo ni ibyago rero aba twibuka uyu munsi abanyamakuru bagenzi bacu, navuga ngo byiyongeye ku by'abandi batutsi bose bahigwaga. Uwazaga yihishe ashoboraga kwihisha mu bandi ati jyewe ndi mwene runaka. Ku munyamakuru ntibyakundaga. Abaturage uyu munsi hirya no hino batareba televiziyo, iyo mvuze baravuga bati ni Scovia. Ijwi naryo ntiryatumaga yihisha. Hari byinshi rero bagize ibyago bikomeye, kuko wabahigaga yabaga azi uko basa, azi uko bavuga, azi aho batuye. Mu by'ukuri uyu munsi dufite aho dutuye ukumva baravuga ngo umuntu yatega moto atungeze ku munyamakuru Scovia. Nditangaho urugero jyewe cyangwa n'abandi. Ibyo rero byose byongereye ibyago bya bagenzi bacu uyu munsi, navuga ngo bagize ibyago byiyongera ku by'abandi batutsi bagize. Ariko cyane twibuka nanone, ndavuga ngo abanyamakuru twiga itangazamakuru, dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu munsi turi noneho ku mbuga nkoranyambaga, turakoresha ikoranabuhanga mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Umunyamakuru wihuta muri ibyo niwe twita umuhanga. Ndimo ndavuga ngo dukwiye kuvuga ko
umutimanama ukwiye kuruta diporome mubitsi wanyu, umutimanama ukwiye kuruta amashuri mwize uko bababwiye, ukwiye kuruta ababyeyi banyu bababwiye ko ibi bitavugwa ibi bivugwa. Umutimanama ukwiye kuba iya mbere mu gutuma abapfobya jenoside abayihakana bakoresheje itangazamakuru. Ubu nonaha abadukurikiye hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye bafashijwe na RBA barimo barumva ibyo tuvuga. Mu by'ukuri undi muntu wicaye mu rugo arimo aganira ibinganira ntabwo bamwumva. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyi nzira dufite y'umurongo uranguruye uvugira ahirengeye mu byiciro byose dutuma abanyarwanda bumva neza ubukana jenoside yakoranywe, harimo amarisite aho abantu batuye. Ibyo byatangajwe n'abanyamakuru bagenzi bacu. Mu gitondo tubyuka dusoma amakuru, tugasoma uwabaye minisitiri, mu gihe bagenzi bacu bagize uruhare muri jenoside basomaga lisite y'abatutsi batarapfa, abari bupfe ndetse n'abamaze gupfa ngo nimwongere kubashaka. Bavugagaho abantu bihishe. Ibyo rero bikwiye kuba impamvu ikomeye ya buri munyamakuru, ya buri muntu wese ufite itangazamakuru mu ntoki nk'uko honorable senateri yabivuze n'abandi bose, kugira ngo duhagarike turwane ku manywa na nijoro mu buryo bwose aho turi, kugira ngo iki cyabaye jenoside yakorewe abatutsi kuyigisha n'ibindi. Uyu munsi abanyamakuru dufite ibyago byitwa amahame y'umwuga. Mvuze amahame y'umwuga avuga ngo ntitubogama, ariko ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeye uyu munsi dufatiraho urugero rwo gukora itangazamakuru ntabwo bibogamye, birarambaraye. Kubogama ni igihe ngira ngo abadukurikiye waba uhengamyemo akantu gato umuntu akabona ko utaringaniye n'iyi mikoro. Bararambaraye, bari ku butaka, barakoresha amagambo yo gupfobya, baraha umwanya abakoze jenoside ngo batangaze icyiciro cyabo bagezeho cyo gupfobya no guhakana, baravuga ibitavugwa, baritirira ibyakozwe na FDLR bakabyitirira RDF, hanyuma abanyamakuru tukavuga ngo abo nibo senior journalist tureberaho. Oya, banyamakuru bagenzi banjye bavandimwe mukoresha imbuga nkoranyambaga, mureke twange kwemera ko kuba umuntu yarabaye igihangange mu gitangazamakuru cye bimuha ubuhangange bwo kuvuga ukuri kw'igihugu cyacu. Nemera ko umunyamakuru atakwiye kubeshya, nemera ko umunyamakuru adakwiye gukoreshwa n'indonke. Ningera ku ndonke, mu by'ukuri uyu munsi dufite abanyamakuru bagenzi bacu twiganye, twakoranye, twareranywe, twakuranye, indonke zababirinduye, navuga ngo inda igasumba umurage w'igihugu cyabo. Uyu munsi agahagara ku maguru abiri, ashobora no kubavuka mu muryango warokotse jenoside agapfobya. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga indonke, ariko babandi nahoze mvuga baduhanze amaso kuko batuzi, baramukoresha nk'ijwi rirangurura, ariko rirangurura ikibi. Mureke amajwi yacu rero aganze ikibi, arwanya ingengabitekerezo, gupfobya n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ntabwo rero naza gusoza iri jambo ntabwiye abafite imiryango yabo bari abanyamakuru ndetse n'abakozi b'itangazamakuru muri icyo gihe bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko mbibona turahurira kuri RBA, kera twagiraga aho twahuriraga ku kigo cyitwaga Media High Council, hari urukuta ruriho amazina y'imiryango yacu cyangwa yanyu, tugashyiraho indabo mu gihe uyu munsi wenda tujya ku nzibutso rusange. Nk'itangazamakuru rero RMC ndetse n'abo dufatanyije bandi twifuje kwibaza niba leta ndetse minubumwe by'umwihariko itadufasha kubona aho dushyira ikimenyetso cy'abanyamakuru bishwe mu gihe cya jenoside n'abakozi, ndetse tugashyiraho amazina, tugakomeza no gukusanya amakuru mu gihe habonetse n'abandi nabo bajya bajyaho. Mu biganiro rero twagiranye na minubumwe ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwatwemereye ko umwaka utaha igihe nk'iki icyo kimenyetso ndetse n'aho urwo rukuta ruriho amazina y'abacu ruzaba ruhari. Ni byiza ko dukomeza kubavuga ayo basomye mugenzi wanjye Bibio, ariko ndetse n'abajya gushyiraho indabyo bakayabona. Bizaba n'akarusho nibidukundira ko dushobora no kubona amafoto, kugira ngo nibura n'abana bato n'abandi bavuge bati Bumaya bavugaga ni ukuyasaga, yari umugabo muremure, yariraburaga, yari afite imisatsi irimo imvi. Urugero, kuko kwibuka ni byiza ko n'abuzukuru babo bareba amafoto ariko basanga ko tuzirikana, twe tuzi agaciro kabo. Ndetse ngewe ndavuga ngo icyo gihe icyo kimenyetso gihari, twanateye intambwe turasaba ngo mu biganiro biba nk'ibi n'abanyamakuru bari mu byiciro bidahigwa
ariko bahagaze ku kuri kwabo, bakaba abanyamakuru b'umwuga uyu munsi twafatiraho icyitegererezo, bakamubwira bati soma lisite uvuga inyenzi zateye abo zishe n'iki, akavuga ati ibyo muvuga ntibyabaye, ntabwo ndi bubivuge, genda umunyamakuru. Kandi umunyamakuru ntakora inkuru, atangaza inkuru. Nubwo wenda rimwe tuvuga ngo yakoze inkuru, turatara tugatunganya tugatangaza. Gukora rero ni igihe warema ikintu, ntabwo rero bo barema. Abo rero nabo barahari, turabashimira uyu munsi. Ni icyitegererezo banyamakuru bagenzi banjye, mugane mu bigo bitandukanye ndetse na minubumwe gushakamo inyandiko zivuga ukuri kw'icyabaye, tubifateho nk'urugero rwiza rwo gutuma tuba abanyamakuru beza b'uyu munsi. Mu by'ukuri Scovi uyu munsi niba ndi umunyamakuru, dufite abandi bana bari mu ishuri bazaza kuba abanyamakuru mu myaka itaha, dushobora kuzaba tutakiri hano ngo tuvuge ibi, bagomba gukomeza kuza. Ari nayo mpamvu twavuze ngo urwo rukuta runini rukwiye kuboneka ahantu kandi h'igihe kinini, cyangwa igihe kizaramba kurusha ko byaza hano RBA yakwimuka bikimuka n'ahandi. Reka nsoze mbashimira kandi nihanganisha by'umwihariko amakuru twibuka uyu munsi n'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abadukurikiye hirya no hino, mvuga ngo muharanire kubaho nibwo butwari, kandi ubumwe bwacu nizo mbaraga z'iki gihugu. Ndabashimiye, mugire amahoro.